Humura yari ahagaze mu cyumba kijimye, asa nk'uwambaye ukuri. Urumuri ruke rwaturukaga mu madarubindi y'umuntu wari uhagaze inyuma ye, rwatumaga areba amakaro y'umweru yari ahagazeho uko yari ahinnye ijosi rye. Urusaku rw'akuma rutangira kumvikana, Humura yumva mu ijwi ryoroheje, "Urababara cyane, ariko menya yuko iki gishushanyo ari ngombwa." Humura acyumva urushinge mu mugongo we, abona ibitonyanga by'amaraso ye atemba ku makaro. Ububabare buramurenga. Agitera urusaku, igitabo yasomaga kiragwa, cy'umwanditsi Christian Laval cyitwa L'Homme économique, bishatse kuvuga umuntu uharanira inyungu ze zirebana cyane n'amafaranga. Humura ahita ava mu ndoto ze. Izo ndoto zahise zimwibutsa Michael Scofield wo muri filime Prison Break. Ibishushanyo byari ku mubiri wa Michael Scofield byari inzira yagombaga kumufasha gukiza musaza we wari ufungiye ubusa muri prison. Akimara kwitera amazi mu maso, Muhoza aramuhamagara. Nuko bifashije igitabo cy'umwanditsi Christian Laval, Humura atangira yerekana imiterere y'umuntu wabaga mu Burayi mu kinyejana cya 5. Imibanire yo muri icyo gihe yagenderaga ku mico ya Kiliziya. Ukurikije rero iyo mico, umuntu ni impano y'Imana, kandi gushyira imbere imibanire n'abandi nibyo biza imbere yo kwitekerezaho. Iyo mibanire n'abandi yarangwaga n'ubufatanye, ubwubahane, kubaha abakuze. Iyo mico yanarangwaga no kubaha akazi k'umuturage n'ubugeni, ikanenga inda nini yikubira ibintu n'ubucuruzi bw'amafaranga. Ukwishyira imbere no gushyira imbere ya byose inyungu bwite byabonekaga nk'uburozi cyangwa umwanzi w'imibanire n'abandi. Muhoza yunga mu rya Humura, ashimangira akamaro k'imena gashingiye ku muryango rusange. Ashingiye ku isomo rya filozofi rya Gabriel Bilcock, ati: "Igihe abantu babiri bahuye nk'uko tumeze gutya, umuryango uba uvutse. Uwo muryango rero niwo ugize umuntu, niwo soko y'ubuzima n'umunezero, ukanateza imbere abawugize. Reka nguhe ingero 3. Iya mbere, itsinda ry'abakinnyi b'umupira. Umunezero w'iryo tsinda ni ugutsinda. Uko gutsinda bikaba bisaba yuko buri mukinnyi yitangira itsinda rye, kugeza n'aho umunyezamu yavunikira ku kibuga kugira ngo itsinda rye ridatsindwa. Ibyishimo n'umunezero biturutse muri uko gutsinda ni ibyishimo n'umunezero by'itsinda, bikaba kandi ibyishimo n'umunezero wari buri mukinnyi." Ingero ya kabiri ni iya korari. Korari igizwe n'amatsinda menshi, abaririmbyi baririmba mu majwi atandukanye, abacuranzi n'ibikoresho bya muzika bitandukanye. Buri muntu wese ugize iyo korari, igikorwa aharanira ni indirimbo zinogeye amatwi n'imitima, bityo umunezero uturuka muri icyo gikorwa ukanogera buri wese. Ingero ya gatatu naguha ni iy'umuryango ugizwe n'ababyeyi n'abana. Umunezero w'umuryango ni umunezero wa buri munyamuryango, ukanarangwa n'ubufatanye bw'ababyeyi hamwe n'ibikorwa by'abana biwuharanira. Njyewe nawe
twiyemeje gushakisha urumuri rudufasha kubona no kumva intego z'ubuzima. Muri izo ngero ubona yuko inyungu zisangiwe ziruta inyungu bwite, kandi ukabona yuko inyungu bwite iharanira inyungu rusange. Ni gute rero imiterere y'uwo munyaburayi wo mu kinyejana cya 5 yaje guhinduka?